Niba warigeze ureba filime z'urwenya mu myaka 10 ishize ntabwo ari ubwa mbere ubonye isura. Abakoresha imbuga nkoranyambaga benshi bakoresha zimwe muri memes zizamaze kuba ikimenya bose. Please, I don't have any time for any gossip now. Yes. Kubakunda ankunze ari uyu munsi ni umunyarwenya bashaka ko barigeze kumukunda bitewe nuko ijyagaro cyaba bomba ari kita rusange. Ariko kandi ubuhanga bwo gukina navuga yuko uyu ngwari uburenze cyane. Nubwo abo bombi badahuje ubwene gihugu ariko afite byinshi bahuriyeho. Abarebye filime izwi nka Baby Police yakinnyemo yitwa Dada, benshi basigaye bamwita Baby Police bitewe n'ukuntu yagize uruhare rukomeye cyane mu gutuma irushaho kuba nziza. Iyi filime yasohotse mu mwaka wa 2003. Reka tumuvugeho. Osita Iheme wamenyekanye nka Popo muri filime yitwa Akina Ukwa yavutse ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 1982. Avukiye muri leta ya Abia iherereye mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Nigeria. Gusa bitewe n'uko ababyeyi ba bombi bakomoka muri leta Imo, bihita bituma nawe abarirwa mu bakomoka muri leta Imo nubwo yavukiye muri leta ya Abia. Osita Iheme yavukiye mu muryango w'abana 5 harimo abahungu 4 n'umukobwa umwe. Ariko kandi Osita Iheme akaba n'umuhererezi mu bana bose bavukana. Akivuka yagaragaraga nk'abandi bana basanzwe, gusa uko agendaga akura niko ikibazo cy'imikurire igendaga cyagendaga kirushaho kugaragara, kubera ko yakuraga mu mutwe nyamara mu gihagararaga kumeza kuguma agaragara nk'umwana. Se yitwa Herbert Iheme, nyina akitwa Augustina Iheme, bombi bakaba baragize uruhare rukomeye cyane mu mibereho y'abana bose. Mu gihe se wa Osita Iheme yari umucuruzi utaracururizaga ahantu hamwe hazwi, nyina asigaraga yita ku rugo, yita ku burere bw'abana babo. Ibintu Osita Iheme avuga yuko byamugiriye umumaro cyane mu birebana n'uburere yahawe n'umubyeyi we w'umumama. Osita Iheme wavukiye muri leta Abia mu Nigeria yahasoreje amashuri abanza n'ayisumbuye mu gihe ababyeyi be ari naho bari bagituye. Akiri umwana muto yinjiye mu itsinda ryakinaga drama ry'abana bo ku rusengero, aho yatangiye kubona ko akunda gukina ikinamico. Mu busanzwe Osita Iheme ni umukatolike. Abayobozi b'iri tsinda nibo ba mbere bahise babona yuko Osita Iheme ashoboye gukina filime bitewe nuko ntabwo banabuke bwo kujya kuri stage yagiraga, kabone nubwo yari afite igihagararo gito cyane ugereranije n'imyaka ye cyangwa se n'abandi bana babaga bari kumwe. Nyuma yaho inshuti zatangiye kujya zimuhatiriza kuzagaragaza impano ye mu gukina filime kugira ngo azamukinnyi ukomeye wa Nigeria bitewe nuko zamuragamo icyizere. Nako kandi koko byagenze. Amaze gusoza amashuri abanza n'ayisumbuye ku myaka ya 16 y'amavuko, yahise atangira kariyeri yo kuba umukinnyi wa filime y'izurwenya. Iki gihe hari mu mwaka wa 1998. Nk'abandi bose bagitangira umwuga wo gukina filime, ibikoresho byari bike na nyinshi muri filime ze zikinirwa mu bihuru nk'uko yabyivugiye, kubera yuko nta bushobozi na buke yari afite bwo gukina ahantu heza, akenshi hasaba gukodeshwa. Bite nuko yasoje amashuri abanza n'ayisumbuye akigaragara nk'umwana, yatangiye kujya akina filime, agakina role z'abana. Ibintu abakunzi be ba filime bamukundiye bitewe nuko yagaragaraga nk'umwana koko. Iki gihe imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, YouTube n'izindi zitaravumburwa. Mu yandi magambo, kwinjira kwe mu ruganda rwa sinema zo muri Nigeria ruzwi nka Nollywood nibyari byoroshye, nibyari gushaka amafaranga gusa, kubera yuko nkaho tuyabona uyu munsi ku mbuga nkoranyambaga icyo gihe zitari zihari. Ikindi kandi kubera yuko sinema yo muri Nigeria izwi nka Nollywood yari gitangira kwamamara cyane muri Nigeria, amahirwe make y'abakinnyi bakizamuka yabaga ari menshi cyane, kubera yuko kenshi izi sinema zabaga zikontororwa cyangwa se ziyobowe n'abacuruzi n'abashoramari ba filime ari bazigenzura, bakagenzura n'abakinnyi bajyamo kandi bagahitamo gusa abasanzwe bazwi cyane cyangwa se bagashingira ku bantu baziranye, kubera ko ari byo byacuruzaga cyane. Kubera ko nambuga nkoranyambaga zariho nk'uko bimeze uyu munsi, filime z'icyo gihe byabaga bigoye ko zakambuka umupaka nk'uko bimeze uyu munsi. Uyu munsi ufite internet wese abasha kureba filime ashaka mu gihe abashe gukirwa kuri internet. Ariko nyamara iki gihe kubera yuko nta mbuga nkoranyambaga zariho cyangwa se hatakoreshwaga internet mu kwamamaza filime, byasabaga yuko izo filime zigucururizwa ku masede, zikanagurishwa muri ubwo buryo, zikava muri Nigeria muri ubwo buryo paka no mu Rwanda zikarebwa kimwe no mu bindi bihugu. Osita Iheme amaze kugera muri Nollywood cyangwa se muri rwa ruganda rwa sinema muri Nigeria, agaciro ka filime katangiye kwiyongera, anatangira gukorana filime n'abakinnyi bari bagezweho muri Nigeria muri icyo gihe. Ariko kandi nyuma y'uko kumenyekana, nyuma yo kugaragara neza muri filime zarebwaga n'amamiliyoni y'Abanyafrika, Osita Iheme yahembwaga amafaranga make cyane muri icyo gihe nk'umukinnyi wari ukizamuka. Nyinshi muri izi filime yazikinnyemo atagira contrat, yahembwaga nka nyakabyizi. Kumenyekana, uburambe no kumenyana n'abakinnyi bari bakomeye muri Nigeria bisa nkaho cyari cyo gihembo gikomeye cyane kuri Osita Iheme, kandi koko cyakomeje kumugaragaza no mu myaka yakurikiyeho. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2002,
nibwo wari umukinnyi wa filime muto Osita Iheme yatangiye gufatwa nk'umukinnyi mukuru mu ruganda rwa sinema muri Nigeria izwi nka Nollywood binyuze muri filime yitwa Akinawukwa yakinnyemo yitwa Popo ari kumwe na mugenzi we Chinedu Ikedieze winjiyemo yitwa Aki. Nyuma yaho n'ubundi muri uwo mwaka aba bombi bongeye guhurira muri filime yitwa Uko na Uka. Osita Iheme yakinnyemo yitwa Chukuma na Chinedu Ikedieze akinamo yitwa Chinedu. Aba bakinnyi bombi bari bahurije ku kugira igihagararo gito dore ko bose bagaragaraga nk'abana kandi bakuze. Ibintu byabafashije gukina role z'abana bikanabagaragaza nk'abana b'imanga nubwo nta sano bari bafitanye. Ariko so ni gute bombi bahuye bakagaragara nk'abavandimwe bagakina muri filime nyinshi zigakundwa. Chinedu Ikedieze ahura na Osita Iheme bwa mbere bahuriye muri leta yo muri Nigeria yitwa Enugu muri hoteli aho aba bombi bari bacumbitse mu myiteguro yo gukora filime buri wese ari muri gahunda ze. Muri icyo gihe Chinedu Ikedieze yari yaratangiye gukina filime mu mwaka w'1998. Iki gihe Chinedu Ikedieze yari magerageza guhuza kariyeri ye yo gukina filime n'amasomo ye yo mu kigo cy'imyuga n'ubumenyingiro mu ishami ry'ikoranabuhanga kizwi nka Institute of Management Technology cyangwa se IMT. Ibi byahuranye nuko Osita Iheme nawe yararaje muri iyi leta mu rwego rwo kwagura amahirwe yo gukina na filime n'abakinnyi ba filime bakomeye bo mu gihugu cya Nigeria kubera yuko aka gace ariko kari karimo abakinnyi bakomeye cyane. Nubwo aba bombi bari bacumbitse muri hoteli imwe nta numwe wari wakamenya undi nta numwe wari wagahura n'undi. Mbere yuko aba bombi bahura imbona nkubone hari umuhuza wari ubazi bombi, umuyobozi wa filime Amayu Zor Phipps wari waramaze kubona ko aba bombi hari icyo bahuriyeho kandi hari ikintu gikomeye bakora baramutse bahurije hamwe. Ntabwo yibeshye koko. Amayu Phipps yahise abwira Chinedu ko yabonye undi muntu bameze kimwe ndetse arimo ategura script ya filime aba bombi bahuriramo. Kera kabaye Phipps yahurisha aba bombi muri iyi hoteli baramenyana baraganira bagirana ikiganiro. Nubwo icyo gihe Osita Iheme yagaragaraga nk'umusore udashaka kuvuga byinshi ndetse usa nk'ufite amasoni. Gura ko Osita Iheme na Chinedu Ikedieze ukora filime akanaba mu producer wazo Chukwuka Emilionu yabonye imbaraga mu guhuza abanyempano bari bakizamuka. Ubundi nyuma yaha aba bombi bategurirwa inyandiko ya filime izwi nka script ariyo yaje kuvamo filime yabo y'ibihe byose yitwa Akinawukwa yasohotse mu mwaka wa 2002. Osita Iheme na Chinedu Ikedieze bakomeje gukorana kuva mu mwaka wa 2002 mpaka no mu myaka ya 2010 kuzamura. Muri iki gihe cyose bamaze bakina na filime basohoyemo filime zakunzwe n'abatari bake harimo filime nka Turat yasohotse mu mwaka wa 2003 aho bakinnye ari abana b'imfubyi basa nk'abashaka kwihorera. Baby Police nayo yasohotse mu mwaka wa 2003 kugeza kuri Akina Popo yasohotse mu mwaka wa 2021. Kubona aba bombi muri filime ni ikintu cya mbere cyahitaga kikwizeza yuko filime iraza kuba iryoheye ijisho. Nyuma y'iyi filime yitwa Akina Popo, Osita Iheme yakoranye na Chinedu yahise atangira kujya akina filime ze ku giti cye, ava ku gukina role z'abana atangira kujya akina role z'abantu bakuru bafite ibitekerezo bihanitse. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru mu mwaka wa 2023, Osita Iheme yasobanuye ko ashyira imbere filime imwe yanditse neza mu buryo bwitondewe kurusha nyinshi zanditswe mu buryo bw'igitutu bwo guhubuka. Ariko kandi ibyo yavugaga mu mwaka wa 2023 byarimo bisobanuka neza kubera yuko abakunze be benshi bari barabonye muri filime zabanje. Kubera ko nka filime yasohotse mu mwaka wa 2011 filime yitwa Mira Boy yari yarabigaragaje. Burya kwiga ni kimwe no gutungwa n'ibyo wize ni ikindi. Osita Iheme wize akanahabwa impamyabushobozi ya Master of Business Administration yahisemo gukomeza umuhamagaro we n'urukundo yari afitiye filime, maze mu kwezi kwa 10 k'umwaka wa 2012 afatanyije n'inshuti ye igihe kirekire mu mwuga wo gukina filime Chinedu Ikedieze bamuritse ku mugaragaro kampani ikora ikanatunganya filime bise Akina Popo Entertainment Nigeria izwi nka APEN cyangwa se APEN. Iyi ni imwe muri studio zitunganya filime yagize uruhare rukomeye cyane mu ruganda rwa sinema muri Nigeria ruzwi nka Nollywood. Osita Iheme wigaruriye imitima y'abanya-Nigeria benshi n'abanya-Nigeria kazi benshi. Uyu munsi ku myaka ya 44 y'amavuko aracyari ingaragu. Nta mwana we uzwi, nta mugore, ntarajya mu rukundo, araho nk'umusore ushima Imana gusa. Ubwo amashusho yakwirakwiraga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zigaragaza Chinedu Ikedieze n'umugore we bari kuburira bishimye,
ibibazo byinshi byatangiye kwisukiranya kuri Osita Iheme, bamubaza impamvu badatera ikirenge mu cya mugenzi we bahoranye. Nyuma yo kubanza kubika umutwe akabanza kubitekerezaho neza, abasubiza adaciye ku ruhande k'ubukwe atari ikintu cyo guhubukira, anabizeza ko igihe cya nyacyo nikigera azashaka kandi kazabamenyesha. Ibi yabivuze mu mwaka wa 2016 kugeza muri mwaka wa 2026, nyuma y'imyaka 10 abategereje ko azashaka amaso yoheze mu kirere. Mu mwaka wa 2018 Osita Iheme yabwiye abakunzi be ko umubano agirana n'abagore atari ushingiye ku gushinga urugo cyangwa se kwishima mu buryo bwishimisha mubiri, ko ahubwo awufata nk'umubano w'ubucuti busanzwe. Ariko kandi ibijya gushya birabanza bigashyuha. Mu kwezi kwa karindwi k'umwaka wa 2025 Osita Iheme yemeje ko azakomeza kuba ingaragu kandi ko nta gahunda yo gukora ubukwe cyangwa se kubyara afite, ngo icyo washaka ni ukubaho ubuzima bwe no gufasha abantu ba bugufi bwe. Atangiye guturishwa n'uko abwisha abantu ukuri asa nkaho nta dena kibarimo, haje ikindi kibazo gikomeye cyane cyamushenguye umutima, kiramubabaza cyane kandi kimusigira isomo ry'ubuzima. Ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2022 mukuru we Prince Iheme yishwe n'umugabo wari witwaje imbunda mu gitero cyagabwe mu murwa mukuru witwa Owerri wa leta yo muri Nigeria yitwa Imo. Uyu muvandimwe we yishwe arashwe ahari mu gihe hari hashize igihe humvikana ubwicanyi bwakorwaga n'udutsiko tw'abagizi ba nabi bwari buvanze no gushimuta abantu. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byakuye imitima y'abantu bari bafite izina rikomeye muri Nigeria nka Osita Iheme. Nyuma y'ibyo byose ariko Imana ikomeje kurinda Osita Iheme kugeza uyu munsi. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro. Nitwa Nsengiyumva Olivier, iyi ni Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ubutaha.